Muraho neza, ndabasuhuje, umwami Yesu nashimwe, mbahaye ikaze kuri channel yacu yitwa Women in God's Ministry, bisobanuye ngo umugore mu murimo w'Imana. Amazina yanjye ni Mukeshimana Valentina, channel yacu igambiriye kujya inyuzwaho ubutumwa bwiza bwa gikristo, binyuze mu gusoma ijambo ry'Imana, mu buhamya, ndetse no mu bindi bintu bitandukanye, byadufasha mu rugendo rwa gikristo. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ijambo ry'Imana turi busange mu bami ba mbere, ibice 19 turera ku murongo wa mbere, tuze kugarukira ku murongo wa 18. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana rero, reka tubanze dusenge nk'ibisanzwe. Mana yacu nziza, turagushimye. Mana yacu yera kandi ikiranuka, duciye bugufi imbere yawe. Tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu. Mana nyiringabo, twaba tugeze uyu munsi tukiri bazima. Ushimiye ko wandinze ndetse warinze mwene data uri kureba iki kiganiro. Uwiteka nyiringabo Imana, tubeshejweho nawe, tubeshejweho n'ubuntu bwawe. Atari wowe Uwiteka nyiringabo, hacu ntihaba hakibukwa. Ariko ndagushimye kuduhagararaho, kuko umugambi wawe utarasohora kuri twe. Nuko rero turagushimye ko duhaye umwanya, Mana, umwanya Satani yanga, umwanya tugiye kubumbura, Mana, igitabo cyanditswemo ibyanditswe byawe byera. Ndakwinginze ngo kugira ngo ijuru ryururuke ribane natwe. Uwiteka nyiringabo Imana, uduha ubwenge bwo kumva ndetse no gusobanukirwa muri iyi minsi ikomeye. Twumva icyo Mwuka Wera abwira amatorero. Urakoze, tuguciriye bugufi kandi tubisabye twizeye mu izina risumba n'amazina yose, izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yego, nk'uko nari mbibabwiye, tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 19, ni mu bami ba mbere. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yiyereka Eliya. Nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati, ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo, arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa, ati, Uwiteka, ndarambiwe. Icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho, aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka, abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho, aramubwira ati, byuka urye, kuko urugendo ari runini rukuremereye. Nuko arabyuka, ararya, aranywa, iyo nda ayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40. Agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati, Eliya we, urakora iki aho? Nawe aramusubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisiraheli bavuye mu isezerano ryawe, bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Njye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Iramubwira iti, sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uwo mwanya Uwiteka amucaho, maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi, umenagura ibitare imbere y'Uwiteka. Ariko Uwiteka yari atari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cyinshi, ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yari atari mu muriro. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ry'ituza. Eliya amaze kuryumva, yitwikira umwitero we mu maso, arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi rirahamusanga, riramubaza riti, Eliya we, urakora iki aho? Ararisubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo
nagize ishaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisiraheli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Uwiteka aramubwira ati, genda usubize inzira yose y'ubutayu, ujye i Damasiko, nugerayo uzimikishe Hazayeli amavuta abe umwami w'i Siriya, na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikisha amavuta abe umwami w'Abisirayeli, kandi na Elisa mwene Shafati wo muri Abeli Mehola uzamusukeho amavuta abe umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Nuko uzaba nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica, uzarokoka iya Yehu, Elisa azamwica. Ariko rero nzaba nsigaranye abantu 7,000 muri Isirayeli batapfukamiye Bali ntibamusome. Amena, amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, dusomye hano amagambo maremare. Nawe waza gufata Bibiliya yawe cyangwa se yaba ifatika cyangwa muri telefone yawe, ukaza kwisomera aya magambo. Ni amagambo aryoshye cyane atubwira imbaraga z'Imana yacu. Tubonye ukuntu Eliya, mu nkuru zabanje, ngo Eliya yicishije abahanuzi ba Bali bose inkota. Byatewe n'iki? Byatewe n'uko abahanuzi ba Bali bari barayobeje Abayisiraheli, bababwira ngo nibakurikire Bali, ariko ngo igihe rero yabageragezaga akababwira ati, nimuze twese dukore ibicaniro ducane, nuko duhamagare tudashyizemo umuriro, twese duhamagare, Imana iri busubirishe umuriro araba ariyo Mana nyamana. Nuko abahanuzi ba Bali, ni mu nkuru ziri hirya, waza gufata Bibiliya ukazisoma, ngo abahanuzi ba Bali bakora uko bashoboye, barahamagara, baratakamba, kuva mu gitondo birinda bigera ku kirengarenga, Imana yabo Bali itaragira icyo ikora. Ariko Eliya nawe ngo arababwira ati, nanjye mumpe umwanya, nanjye ntambire Imana. Eliya asana ibicaniro, Eliya arangije gushyiraho igitambo, Eliya ahamagara Uwiteka Imana. Imana imusubirisha umuriro, umuriro uraza utwika igitambo cya Eliya. Abayisiraheli bose bari bakoraniye aho ngaho, babona neza ko Uwiteka Imana ariyo Mana yonyine, ko ariyo Mana ibasha kumva, ifite amatwi, ifite amaso, ibasha kureba. Nuko ngo Eliya agera ifuhe ry'umurimo w'Imana, afata ba bahanuzi n'abakozi bose ba Bali, Eliya ngo bose abicisha inkota. Rero bigeze ku mugore w'umwami, ngo umugore w'umwami ngo aravuga ngo, Eliya nawe ubugingo bwe nzabuhwanya n'ubw'abo bantu bose yishe. Nuko Eliya yumvishe ayo magambo rero y'umwamikazi amutera ubwoba, niho twabonye ngo Eliya arahunga. Mu guhunga kwa Eliya rero twabonye ahantu yageze munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo araryama yisabira gupfa. Nshuti yanjye mwene data, aya magambo nyakuzaniye kugira ngo nkubwire wowe wagize ishyaka ryinshi ry'umurimo w'Imana, wowe uvuga uti, Mana hari byinshi rinagukoreye, Mana hari byinshi rinabanyemo nawe, ariko aho bigeze umutima wanjye urananiwe, aho bigeze ndumva ubugingo bwanjye bunaniwe, wowe wumva hari ukunanirwa kuri muri wowe, nkuzanira ijambo kugira ngo rigusubizemo imbaraga, nkubwire ngo ntabwo ari wowe wenyine uri muri urwo rugendo, kuko Imana yasubije Eliya iramubwira ngo, nifitiye abandi bahanuzi 7,000 muri Isiraheli batapfukamiye Bali. Bisobanuye ngo umuntu w'Imana aho ari wese arageragezwa, ararwanywa. Bisobanuye ngo rero ntabwo ari wowe uri kunyura muri ibyo bigeragezo wenyine, hari n'abandi bantu benshi bacyubashye Imana, hari n'abandi bantu benshi bakiri kwirinda ibizira, hari n'abandi bantu benshi batari gufata ku byashinganishijwe. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo komera, Imana ntigusubizemo imbaraga nk'uko yazihaye Eliya, igihe marayika wayo yamuzaniraga ngo umutsima, akabyuka akarya. N'umutsima utera imbaraga n'ijambo ry'Imana. Niba udasoma ijambo ry'Imana, imbaraga urazikura he muri uru rugendo? Wowe wumva wari ucitse intege rero, ndagushishikariza kongera gukanguka ugasoma ijambo ry'Imana. Muri iyi si harimo ibiteye ubwoba byinshi, aho tugenda, aho dutuye, aho dukorera, duhura n'ibiteye ubwoba byinshi byananiza umutima wacu, ariko ikidutera imbaraga zo gukomera bugacya, tukongera tukabyuka, tukagira imbaraga zo gukomeza urugendo, ni ugusoma ijambo ry'Imana. N'iki ijambo ry'Imana rikubwira? Ese ijambo ry'Imana ntabwo riguhumuriza? Iyo urisomye ntabwo wumva ihumure?
icyatumye Imana idahita itwara Eliya nk'uko yabiyisabaga ngo Mana ngo ntago nduta ba sogokuruza ngo ukureho ubugingo bwanjye, ni uko hari mission, hari undi mugambi Imana yari ikimufiteho, hari ibikorwa yari atararangiza, ari byo twabonye aha ngaha. Imana yamubwiye ngo genda wimike. Imana iramubwira ngo genda wimike, harimo abantu yamutumyeho, reka nze mbarebe, twabasomye kuri 16 guhera kuri 15, ngo Uwiteka aramubwira ati genda usubize inzira yose y'ubutayu ujye i Damasiko, nugerayo uzimikishe Hazayeli amavuta aba umwami wa Isiraheli. Urumva ko yari agifite umurimo wo kwimika. Iramubwira ati kandi na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikisha amavuta aba umwami w'Abayisiraheli, ndetse na Elisa uzamwimike abe umuhanuzi. Uracyafite ibikorwa rero, wicika intege, wikisabira gupfa. Iminsi yawe nigera, Imana irabizi, izakweza igucyure uri umugeni mwiza, ariko mu gihe kitaragera, nubwo wumva imbaraga zari zishize muri wowe, nkuzaniye ihumure rivuga ngo hari umurimo utarakora, hari umurimo utarakora Imana igutegerejeho gukora, kandi ntabwo Imana izagutwara udatunganyije uwo murimo, kuko ni mission yawe. Eliya niwe wagombaga kwimika aba bami, kuko niwe Imana yari yarabishyiriyeho. Iyo rero yisabira gupfa nka kuriya yabisabaga igahita imucyura, ninde wari kwimika Elisa, ninde wari kwimika bari abami? Nshuti yanjye, uracyafite umurimo w'Imana, uracyafite ibintu Imana igushakaho gukora muri iyi si, kandi ibyo bintu ni iby'ibyiza, ibyo bintu ni ibizagirira abantu nyamwinshi umumaro. Nuko rero Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze gukomerera mu mwami. Imana iradukunda. Urwandiko rwiza twasigiye rwo gusoma kugira ngo dukomere ni ijambo ry'Imana. Ndaribakundishije, namwe murikunde kandi muzarikundishe n'urubyaro rwanyu. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Dusoreje aha ngaha ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Imana ikomeze kubana natwe, kandi Imana twese ikomeze kuduha imbaraga muri uru rugendo. Ciao ciao, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Murakoze cyane.